Yes. Nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Iri ni izina rya channel. Nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Ndagira ngo nibutse rero mbere y'uko ngira ibyo nsobanura bijyanye na crypto muri rusange, nuko muri ino minsi turimo kwakira umuntu ushaka kwiga. Umuntu ushaka kwigira cyane cyane abantu bashyashya bashaka kwigira ibijyanye na cryptocurrency na crypto trading, abashaka kugira amakuru mu buryo bufatika. Ese ni izihe crypto nagura, kubera icyo arizo nagura, ese zo nacuruza umunsi ku wundi mbonye akanya ni izihe, ese amakuru mu buryo bugari, cyane cyane abashyashya. Abajene bari hirya no hino rero cyangwa se n'abandi bari interested, dukorera ku Gisimenti, nyiri Digital Wealth Rwanda akorera ku Gisimenti, hafi rwose na Equity. So urumva rero abatangiye courage, kuko harimo bakeya barimo gutangira muri no minsi, ariko n'abandi ni karibu rwose. Kandi nuvuga ngo uriyemeje ugiye gutangira, bishyire mu ngiro utangire kwiga, kubera yuko nkuko nabasobanuriye muri video zabanje, wenda mugende mureba n'ukuntu zikurikirana izavuba, ariko izavuba zibanje, ni ukuvuga ngo turimo turagenda twitegura crypto bull run, cyangwa se izamuka ry'amakrypto muri rusange. So ubwo rero umuntu yagakwiye kwitegura ibyo afite amakuru, cyangwa se azi n'ahantu agenda ashakira amakuru. Ibyo bintu ni iby'umumaro cyane. So rero ni karibu. Wivuga ngo bino bintu ngo mbibona bihita, ngo nzi bitcoin gusa nk'ubwoko bw'amafaranga y'ikoranabuhanga. Oya, hari n'ubundi bwoko bwinshi bugera muri miliyoni 2, ariko muri bwo hari ubwo twibandaho, ndavuga ubwoko bwa crypto. Ibyo byose tukareba uko yifashe. Hanyuma rero nkomeje, hano turimo kubona market cap BTC dominance. Nkuko birimo kugaragara rero, kudomina kwa Bitcoin kwarahananutse cyangwa se kwaramanutse, biva ku rugero rwa 61.68%. Kudomina kwayo biramanuka cyane, birinda bigera kuri 58%. Ubu biya byose hari abasoma aha ngaha bagahita bumva neza ibyo ndimo kuvuga ibyo ari byo. Hanyuma ikindi nagira ngo mbereke kandi kiri very interesting, kubera ko umuntu ukunda crypto we ntabwo ashobora kureba video ngo areke kuyirangiza, kubera yuko imbere donc iminota igiye gukurikiraho niho ngiye kubabwira ipfundo cyangwa se ibyiza bimwe mu byiza tugomba kurebaho. So hari akantu nagira ngo mbereke gato mbere yuko dukomeza. Ni ukuvuga ngo witegereje ahangaha ashyize Christelle ku itariki 26 z'ukwa 11 2024 saa 12 z'umugoroba. Sibyo? Iyi kendo urayibona, turi kuri BTC dominance. Sibyo? Noneho nkajya kuri nkaza hano, naho nshyizeho Christelle, ni ukuvuga ngo ni ku itariki 26 z'ukwa 11 2024 saa 12 z'umugoroba. Sinzi niba nta muntu donc ku bantu bamenye, sinzi niba abantu batarimo kubona ko hano hari icyo bishatse gusobanura. Ni ukuvuga ngo ahangaha amagambo hari n'ayahe: ni crypto total market cap excluding BTC and Ethereum. Crypto total market cap excluding BTC and Ethereum. Sibyo? Birumvikanye. Ni ukuvuga ngo niwitegereza hano iyi kendo ya saa 12, urayibona? This is a bearish candle.
noneho waza hano, aha ni this is a bullish candle. Aha, hari message irimo aho hantu, hari message irimo aho hantu ngo abakurikira neza ubwo bashatse kumva neza icyo ndimo gushaka kuvuga icyo ari cyo. So Bitcoin nonaha, so dutegereje ko irimo iravunja 95,900, ariko hari major retracement itaraza, hari major retracement itaraza mu buryo bwa manipulation. Rwose ubundi twe expectinga ko Bitcoin yakamanutse ikagera nko ku 80,000 byibura by'idolari. Ibyo rero ntabwo biraba, kandi umuntu witegereza ni ukuvuga ngo dukoresheje twa tumenyetso tujya dukoresha, urumva hano isoko rigeze aha ngaha ku 98,000 habayeho icyo twakwita higher low, sibyo? Habaho, donc biragaragara ko mu by'ukuri BTC yagakwiye kuba icyo nshaka, message nshaka gutanga yagakwiye biragaragara ko ishobora gukomeza kumanuka. Nari ngiye kugerageza gushyiraho, sorry gatoya, nari nshatse gushyiraho trend line hano, trend line aha ngaha, ariko nk'uko bigaragara aha hantu biragoye cyane kugira ngo isoko riharenge rikomeza kongera kuzamuka. Tu expecting a retracement ikwiye kubaho rwose, turayitegereje, ntabwo iraba nini. Reka dukomeze turebe uko isoko ryitwara. Bisaba gukurikiranira amakuru hafi no gukurikiranira chat hafi, kugira ngo bidufashe gufata imyanzuro imwe n'imwe mu isoko, kugira ngo tugire imyanzuro dufata. Ariko ntabwo twakemeza neza ko Bitcoin ahigeze, hagiye kubaho kuzakomerezaho mpaka ku 100,000 binarenga, kubera yuko abahanga bavuga yuko Bitcoin niyongera kuzamuka mu minsi iri imbere izagera byibura ku 130 na 40 hafi aho ngaho. Ariko ntabwo dutekereza ko ari aka kanya. So turi expecting a retracement. Abantu baravuga ngo Bitcoin iramanuka igere ku 60 by'idolari. Ibyo rero sinzi niba bizagera iyo yose, ariko gusa ubumanuke bwo burategerejwe, nubwo bigaragara gutya ko busa nkaho butaraba. So twigiye hano ku bantu bashobora muri altcoins nziza dushobora kugira ko tubigenza kugira ngo tuyibikeho, ni iyi ngiyi. Ngira ngo izina ryayo riragaragara hano. Algorand ni imwe muri crypto zifatitse, zisobanutse, zitateza ikibazo umuntu ashobora kubika, kandi zazamuka ku rugero rwiza rushimishije. Reka turebe all time high yayo. All time high yayo iheruka turebeye muri time frame y'ukwezi, ni ukuvuga ngo Algorand hari igihe yavunjaga amadolari 3, ndetse hari n'igihe yavunje 3.4, ariko hafi ishobora kugarukira hafi ni ku madolari byibura 5. Muri bull run niyo expectation ihari. So ubwo rero ntekereza ko ba bantu bakunda altcoins iyo ngiyi nayo ayongeye kuri list, sibyo? Ubwo rero dukomeje gukurikiranira isoko hafi kugira ngo amakuru y'ingenzi atwereka kwizamuka ry'ukuri rizaba ritangiye. Tugomba gukurikiranira hafi, kandi amakuru tuzagenda tuyabagezaho hano kuri Digital Wealth Rwanda, tubabwire tuti ubu twagiye tayari noneho byanyabyo, pana biriya byo kuvuga ngo amafaranga wenda ngushyizeho 100 ngo ribaye 200. Hahandi ushobora gushyiraho 100 ukavuga uti 100 ribaye 800, aho gutyo bwiko bimeze gutyo kabisa. Nugukanda kuri like na subscribe rero kugira ngo amakuru ya Digital Wealth Rwanda ajye akugeraho ku gihe
turi kumwe cyane.